Yinshyiriremo neza ngo. Njye nyishyiremo neza. Yinshyiriremo neza. Njye nyishyiremo neza. Yinshyiriremo neza. Aha, turashize none. Ni abadiyakoni. Alo? Bimeze bite? Amakuru? Okay, shiri ko ngushaka. Ntabwo uhari? Wagiye? Nari mvuye kudiyakona. Ibyo by'ubudiyakoni bwawe bizarangira ryari ubundi? Kanshaka hano mbika Bibiliya nze ubundi nkwereke. Aha, nawe ujya unyica. Uyashiriye ubwo ndagukeneye mu kanya. Ubwo niki nshaka nyine niki nyine dore na mama nta n'uhari. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Nizere kuri buhave nyine kwaje biragiye. Sheri narebere kanze tugakore n'ubundi nta myaka 100 nzongera nihane. Jesus is Lord. Nari ndagutegereje. Ko urimo satani sha. Ntabwo ari gusa. Sawa. Aha, turashize none. It's Joel on the bed. Sheri. Aha, turashize none. Simobira. Ko urimo satani sha. Ntabwo ari gusa. Sheri yambi. Oya. Sukubera iki? Uraza yambi. Oya ariko. Sheri we bimeze bite? Ariko gusa ko mvuye kudiyakona ku rusengero. Asibyo by'ubudiyakoni uzangukumbuye nta no kumubera. Ntabwo naguhobera wiyambitse utuntu tureshyo. Ibi se akuseshira ubwo nari bukwitegure gute kuko. Aho kubundi we twakundanye binyuze mu zenzi. Kubera iki se? Shitani yari yangendereye n'izina ry'Imana. Yesu akugenderere. Reka na bya Yesu nawe ibyo by'ubudiyakoni byawe nawe maze kubirambirwa. Ariko uziko Yesu ari umbesheje. Reka. Ibintu ba wiyambitse amahere. Ibyo se ni iki? Mbabarira. Uziko zatuma bamagarika. Ako sibyo ni ibiki wowe ubundi. Shiri niba ari byo rwose twanabireka. Uje cyo navuga. Ako nubundi abadiyakoni bagenzi banje basize ku rusengero nyihoberera. Ndumva ubwo. Yambi shushu. Yambi. Meze neza. Okay. Isawa. Ujye wibuka ko ndo umudiyakoni ariko. Ibyo by'ubudiyakoni wowe nawe reka tugenda buko. Kumese se karibu wacu. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Ko urimo satani sha. Ntabwo ari gusa. Sicare wowe. Mama none uharega bagira ikibazo. Bakana bamamagaye mbwira ko iwanyu bose bahari none. Ese hari ikibazo kirimo baby. Oya ikibazo kirahari reka. Se kiki. Sikuri kushaka kumwegera we yawe. Asishira nje ntabwo nzajya ngo akaya rwose ngo byanga. Mvuye mu masengesho. Ase mu masengesho nibiki ubundi. Kandi rwose turaza kuzabipfa. Asishira nawe. Akuzi ko ndi umudiyakoni. Ako sibyo by'ubudiyakoni nibiki. Igira hirya. Ka ubwo. Ariko ndebe no kwikwiba. Ariko hano mazi ikiko. Hano mazi iki. Ewe. Mama nawe hari niyo mpamvu ugomba kumakira neza. Oya. Ndi umudi. Uri gushaka ngirire. Yishiri ndashaka bizo. Mba nukuri kwiyama. Oya. Ndashaka kugenda. Araho nasize Bibiliya. Ese uragenda ujya hehe ko nawe ariyo ya ibyo bintu nawe byo. Araho nasize Bibiliya nta muntu ayibikije. Ninsanga bayigisha uzamuraho hano hose. Reba unkoreshejeho ubwo nanabishaka. Oya ariko urifuza. Sishiri wowe nkoraho. Oya. Uri kunkoreshaho nabishaka. Mba nkeneye keya zawe. Kunkoresheje icyaha.
ko urimo satani sha ntabwo ari gusa simnamubira wasishiri wowe yaha turashize none nawe umaze kunaniza kwa jina la Yesu mundebere umuntu ko urimo satani kandi nawe urananiye igire yahubwo ngweke ibindi bigira inzira akosomana ariko rekera ndikumva ikintu kiri kuzamuka no umutima ngo pi wallahi ni uvuga ko byatangiye kuza nyine ahubwo turagenda nta mu cyumba bazireke narimo njyana nawe mu cyumba nyirimo bw'ikariso izina rya Yesu katika jina la Yesu ziko nanjye bagije gusenga ngeze ahangaha mbikwibagiza mu wewe uzaba dayimoni wewe uzaba dayimoni ahubwo reka musenge ahubwo ndi gushaka nyine ko tujya mu cyumba mu mariga nawe uhari yagiye ku isoko yagiye guhaha warahi nuko yagiye jewe njyana nawe mu cyumba yagiye guhaha igitoki mu cyumba gukora iki mu cyumba kandi nabikubwiye hari intebe se gushaka ngo umeke wabwari igitanda ubwo nukuryama ase mu cyumba maze ndi kugira ngo mama asange byarangiye ibiki ese nubizi twabivuganye kuri telefone tawa nani ariko uzikumvuye ku rusengero byose by'urusengero n'ibindi ongera unsubiza akaguru ubwo se niwumva ariko ntabwo tujya mu cyumba yaha turashize none ntabwo njyana nawe Yesu ntabwo njyana nawe si bibi ni ukuri mama nawe uhari ntabwo ari nyine ndabizi none ibibazo n'agasanga turi mu cyumba uhari gusa ugufite ikihe kibazo uzi icyo navuga yishyiriremo neza njye nyishyiriremo neza yishyiriremo neza yaha turashize none ni abadiyakoni yishyiriremo neza reka yishyiriremo neza kwa jina la Yesu mundebere umuntu ko urimo satani sha Ariete mwana wa karama iki bagushiriramo ni inkweto yanyambikaga rwose hari aho ugera ibintu bikagucanga se kakwikaragera ku mutwe